nabivuga ongera nkabisubiramo bajya mu gitondo nkavuga ibyo ku manywa na nimugoroba na nijoro ibyo mvuga n'ibyo ndirimba ndetse umutima wanjye udahwema kuzirikana no gushimira umwami wanjye kuko ineza ye angirira ese mvuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kubw'ineza angirira nzaririmba indirimbo z'amashimwe suka umutima wanjye imbere y'umwami wanjye nashimwe nashimwe vuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kubw'ineza angirira nzaririmba indirimbo z'amashimwe suka umutima wanjye imbere y'umwami wanjye nashimwe nashimwe andokora imitego y'umwanzi ahora ndeka anyingira urupfu buri munsi erega niwe umpeshejeho sinavuga uko nandi ndakandamira uwo mwami mufite ubuhamya bukomeye reka njye mbivuga mbisubiramo kuko bikomeye pe ese mvuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kubw'ineza angirira nzaririmba indirimbo z'amashimwe suka umutima wanjye imbere y'umwami wanjye nashimwe nashimwe sinzareka kuvuga iyo neza imbeshejeho imangukanguka mu gitondo ikanyongerera kubaho iyo neza y'Uwiteka nayinganya iki mu mutima wanjye wuzuye amashimwe menshi reka nongere mvuge ni Uwiteka akwiye amashimwe ese mvuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kubw'ineza angirira nzaririmba indirimbo z'amashimwe suka umutima wanjye imbere y'umwami wanjye nashimwe nashimwe vuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kubw'ineza angirira nzaririmba indirimbo z'amashimwe suka umutima wanjye imbere y'umwami wanjye nashimwe nashimwe iba irihe imana ibirihe igihe ibintu byakomeye kwikunda gusa niyishe ibirihe ibirihe iba irihe ko nzi kwishoboye
ibyago byose ibiza ndetse n'intambara bibiri he bibanira hano runaka ahandi yaririwa munsi umwana wayo yatotezwaga ikagihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace muri uwo muriro bawumve. Aramubwira ati ninjya kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho izina ry'Imana rihimbaza. Amen. Bavuga ngo iki? Amen. Yesu ati ninjya kuzuka n'iki? N'ubugingo. Uwizera Yesu naho yaba yarapfuye azagenza ati. Iri ni isezerano rifite abagenzi bate? Abizera. Iri ni isezerano rifitwe n'abizera. Reka mbabwire mwese ndabasabira kwizera maze iri sezerano risohorere mu mibereho yanyu mu izina rya Yesu. Amasezerano y'Imana ku rupfu dusomye mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15 urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 turasoma ku murongo waho wa 51 ndongera kwasoma andi magambo arimo isezerano ry'Imana. Nubwo duhangayikishijwe n'urupfu bitewe n'ingaruka z'icyaha ariko Yesu Imana Data ikomeza kongera kuduhumuriza muri amagambo dore mbamenye riba. Amen. Giye kubabwira ibanga Imana igiye kudutangariza muri aya masaha. Imana irakubwira ikambwira ngo dore mbamenye ribanga burya tuzasinzira twese ahubwo twese kuko rero tuzasinzira twese buriya ubw'Imana ije guhemba no gutwara abayikoreye bamwe bazaba barasinziriye tugiye kubibona ariko twese ntituzagenza tuzasinzira ahubwo Yesu mbere y'uko aza kuduha icyo yadusezeraniye nuko yabivuze muri amagambo y'umurongo 52 mu kanya dore ahubwo tuzahinduka ndetse duhinduka mu kanya gato ndetse mu kanya ntako guhumbya ubw'Imana imanuka izavuga izavuga koko abapfuye bazurwe amen mutazongera kubora natwe duhinduke amen. Iri ni isezerano riri mu rupfu abapfuye bazaza kandi ntabwo bazongera kubora nuko ku murongo 52 kuko uyu mubiri ubora twese twambaye uyu mubiri ni umubiri Vigando when I hit hari amagambo yongera kugira ati ariko weho uzasanga basogokuruza amahoro uzahambwa ushaje neza neza jubila kumanywa n'ikigoroba lindira kozera azaruzarura
cyane dutundimiba ukuramo igiti baramanza bashinga tuzishima cyane tuzishima cyane dutundimiba izuba riva riva mu gitumye gukira nzabona umukiza wanjye kandi azabanyakira n'ibyishimo nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere yanyize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye nzanezerwa mbonye uburanga bwe buhebuje n'amaso yanjye arabagirana nzajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe ko yambonereje heza mu ijuru nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere yanyize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye ntabwo mpunga badusezeyeho bajya kure ubwo twatandukaniye ku jambo nitujya mu ijuru nta kiza dutandukanya cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere yanyize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye azanjyana mu mudugudu utaba mu ishavu niho nzambarira imyambaro yera nzaririmba n'amabere indirimbo ya mose cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere yanyize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye sashimwe adusabe abambaye ingofero baha Imana icyubahiro isenge Mana ihoraho ikiranuka abana bawe duciye bugufi izina ryawe rihabwe icyubahiro adushimire ko waturemye mu ishusho yawe ukanaducungura uhabwe icyubahiro duteranyijwe no guherekeza uyu mujakazi wawe ubashe gusinzira data turagusabye kugira ngo ingabo z'abamarayika zize zibane natwe imitima ishavuye nibabaye data duhumurizwe nawe ubwo uyu muhango uraza gusoza amahoro turashima urukundo rwawe reka ubane natwe muri byose kandi twuzurize ibyiringiro no kwizera mu izina rya Yesu amen reka sabe dusingize Imana Vedaste yegere hino atubwire imyirondoro ya nyakwigendera muraho ukomere cyane reka twumve imyirondoro ya nyakwigendera uyu nyakwigendera yitwaga Nyirakabyigwa Marita ni umukecuru twese turamuzi ni umukecuru wagiraga urugwiro ni umukecuru wakundaga abantu bose ni umukecuru wamenyaga ko umwana ashonje ni umukecuru wamenyaga ko umugabo ashonje muri make nkanjye by'umwihariko ngewe ndavuga by'umwihariko uyu mukecuru ambereye mama
uyu mukecuru yagize ubushake bwo kunsabira umugisha. Saa 9 z'ijoro nabaga njyamye hano ku gitanda njyamanye n'ababyara ba papa bose batwanambera abagabo nkumva akabisengesha gusengera sindi Imana Vedasi. Yaransengeye ku buryo bwose ansabira umugisha. Kandi mu by'ukuri umugisha yansabiye wangezeho narawubonye. Nta mukecuru yasabiye umugisha ngo ijwi rye Imana inanirwe kuryumva. Kandi buri wese wagiraga muri uru rugo ashonje yataga hembutse. Imana imwakire. Dutanze umwanya ngo buri wese muri abaturanye atanga ubuhamya, buri wese yavuga, kandi ibyo yavuga ni ibyiza, gusa icyo nasaba ni ukugira ngo urugero yaduhaye rw'urukundo natwe dukwiye kumwigiraho. Arangije ake aratambutse ni gusigaye, ni wowe usigaye. Ese igenze aho navuye muri ubu buzima cyangwa se muri ubu mubiri, abaturage bazasigarana iyihe nkuru kuri njyewe? Ese igihe uza wavuye muri uyu mubiri, abaturage bazasigarana iyihe nkuru kuri wowe? Reka mbasabe kugira ngo njyewe namwe uzagira amaherezo meza byose mu izina rya Yesu. Uyu Nyirakabyigwa Marita turebye ku irangamuntu ye ya mbere yavutse mu mwaka w'1930. Ubwo abazi imibare turi kubona ko afite imyaka 91. Murakunda kubona kuri iyi foto ko yavutse muri 37, ariko ni imihindagurikire y'ibihe n'irangamuntu ya kabiri niyo yahinduye iyi myaka. Atabarutse afite imyaka 91. Ashakana nitwa Nzibonera Kirofasi mu 1953 no kugenekereza. Asengera mu itorero ry'Abadiventisiti wa karindwi ku itorero rya Burama muri ntara y'ivugabutumwa ya Bukonya. Yari umukecuru wagiraga ubushake igihe afite imbaraga, ntago amateraniro yamurengaga. Ibyo abizera itorero ry'Abadiventisiti ba Burama barabizi. Urubyaro rumukomokaho, babyaye abana bose 11, abahungu 4, abakobwa 7. Abana be bakiriho ni 8, abahungu 3 n'abakobwa 5. Asize abuzukuru 33, asize abuzukuruza 24. Yatabarutse ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 hafi mu masaha 9 z'ijoro. Icyo abantu twari tumuziho, yaradukundaga twese nkuko natangiye mbivuga, kandi yareze abana be ndetse arera muri rusange n'abandi b'abaturanyi, nkuko navuze ko ntacyo namuburiye imbere ye. Yakoze neza, Imana imwakire mu bayo. Murakoze. duhamagare korali n'abatumye bareba aho bahagarara neza baririmba indirimbo. Nkabinyobera umuraca mu gitondo niko dushingura bacu, ariko ahari Satani akatwumvisha ko atari hano turi, ahubwo ko Satani abaga hariya hasi tugiye gushira uyu muntu. Burya nacyo ni ikinyoma. Satani iyo amaze kumvisha abantu ko iyo hasi ariyo duhura tukarwanirayo, nawe aba ashaka kutwibagiza ko tukiri mu buzima aribwo duhangana nande. Kandi uburyo bwo kumurwanya ntabwo tumurwanyiriza hahandi tugiye gushira uyu mukecuru, ahubwo tumurwanya turi bazima. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kandi kumunesha nta muntu n'umwe wo kwisi washobora kumunesha uretse kwisunga imbaraga z'uwo munesheje. Amen. Niyo mpamvu abandi bati rero araja kwa shitani, abandi bati rero agiye kujayo kandi nagerayo ubwo yari umunyabyaha agiye gukubitwa inkoni.
bamwe bashizeho n'umubaye w'inkoni nuko ngo namara gukubitwa amaze gupfuka amatwi amaze kugira ate ngo bari gukubitwa bari kubabazwa barasambanye buhoro undi cyane bagakubita cyane n'irigegera n'inkoni n'ikindi cyo byose ngo maze bakabumvisha ko yuko namara kuva muri iyo mibabaro y'inkoni kwa shitani bazongera guhindurirwa akaja kuri marayika ego uwo mukino ntabwo ubera hasi mu butaka oya guhindura imbeho yawe n'uyu munsi ugihumeka mbabwira ko uyu mukecuru mari ibyo byarangiye kimara kuva mu mwuka reka mbabwire ikintu Yesu ashimwe ntacyo mwakora nubwo mwasenga mwe kwikebagura bazahabwa ubugingo twebwe ntacyo twakora ngo nubwo twakwikebagura tukavuga ibigwi bye byiza ntacyo twakora ngo azahabwe ubugingo kandi nta nicyo twakora nubwo yaba yarakoze ibintu bibi ntacyo twakora ngo azaje mu muriro iryo banga ni hagati ye n'Imana amen iryo banga ni hagati ya n'iki niyo mpamvu umucamanza wo kugushira ahantu heza cyangwa habi ari Imana nta nubwo ari satani nta bubasha adufiteho iyo tumaze kwizera tumwamagana mu izina rya Yesu tuje rero dusobanukirwa niba tunasenga niba tunafite n'ibyiringiro tumenye ko ubuzima bw'umuntu narasomye ngo nigishwe kigwa hasi Imana igenzi umuntu rero aruta ibishwe bingahe ubwo se ni byinshi nubwo bitaranye icyo Bibiliya ivugaho ubundi umuntu ni iki itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 aravuga ngo Uwiteka Imana ire mu muntu mu mukungugu wo hasi umuntu akomoka mu mukungugu wa hehe wo hasi imaze kurema iki kibumbano muri kubana gihagaze ariko kitari kuvuga nuko umukungugu wo hasi imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo buzima izina ry'Imana rihimbaza umuntu rero agizwe n'ibintu bibiri ikibiri n'umwuka bikabyara iki ubugingo buri kuvuga ubugingo buri gukora ubugingo bubyara ubugingo buririmba ubugingo buhinga amen amen iba irihe Imana ibirihe igihe ibintu byakomeye kwikunda gusa niyihishe ibirihe biba irihe ko nzi kwishoboye guhagarika ibyago byose ibiza ndetse n'intambara ibirihe biba iri ahantu runaka ahandi yaririwe munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye bishaka ngo bace muri uwo muriro bawumvemo bakeye nimucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye Imana iriho niyigeze twihisha yego niko biri ufite byinshi bikuremereye bituma uhora wibaza uti Imana irihe Abanyarwanda n'u Rwanda natwe twarakinyoye icyo gikombe ariko mu gihe gikwiriye iyo Mana iratuzahura umura ibyawe byose irabizi biba iri
agera ahantu runaka ahandi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace mu rugo. Shime